Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi, aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, hahirwa biyoroshya kuko bazatunga isi h'umurage, hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana, hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana, hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa nibabatuka bakabatoteza bakanababeshyera ku buryo bwose ari nge babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ndagira ngo ntangize iyi nyigisho amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Gukurikiza Yezu ku rupapuro rwa 28 kugeza ku rwa 30. Umwanditsi aragira abatagatifu ni inshuti za Yezu Kristo, bakoreye Imana mu nzara n'inyota, mu mbeho bambaye ubusa, bagakora kandi bananiwe, bakarara ijoro kandi bakarya bike, bagasenga kandi bakazirikana iby'ijuru, bakemera inabi y'abantu yose, batukwa kandi bavumwa. Bari yanze bakiri mu isi ngo bazabone ubuzima bw'iteka. Bari bakennye ibintu by'isi, ariko bari batunze ingabire y'Imana, ari n'abakungu mu ngeso nziza. Mu maso y'abantu ntacyo bari batunze, ariko Imana yabasakajemo ingabire n'ibyishimo mu mutima, ibahindura intwari zikomeye. Bari abantu biyoroshya, batagira uburyarya, bumvira babikuye ku mutima, buje urukundo, bazi kwiyumanganya. Iminsi yose bahoraga bunguka imico myiza, ari nako barushaho kunogera Imana. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe, mu kwizihiza uyu munsi mukuru w'abatagatifu bose, ndagira ngo twifashishe ingingo 3. Iya mbere, ubutagatifu burashoboka. Iya kabiri, ubutagatifu buragoye. Iya gatatu, ubutagatifu buraharanirwa. Ingingo ya mbere, ubutagatifu burashoboka. Bavandimwe, amasomo matagatifu twazirikanye kuri uyu munsi araduhamiriza ko hari ndetse n'abageze kuri ubwo butagatifu. Mu ibonekerwa rya Yohani mu isomo rya mbere twabonye abantu bo mu byiciro bibiri. Twabonye icyiciro cya mbere cy'abantu 144,000 ngo bo mu muryango wa Isirayeli, wa muryango watoranijwe n'Imana, wa muryango wabaye ihanga ryihariye rya Nyagasani. 12 gukuba 12, ntumwa 12, kumva imiryango 12 ya Isirayeli, tukabona 144,
tugakubaho 1000, umubare ugaragaza imbaga, ingano itabarika, tukabona 144,000. tutakumva nk'uyu mugani, nk'uyu mubare uyu nyine dusoma, ahubwo 1000 bisobanura umubare utabarika. Bivuga ngo no mu muryango wa Isirayeli ntabwo ari 144 nyine barokotse babonye ingoma y'ijuru, ahubwo n'imbaga nabo itabarika. Twumvise kandi ngo yabonye indi mbaga itabarika, indi mbaga nyamwinshi. Yezu akuzwe. Aba ba kabiri, iki cyiciro cya kabiri ni abiyongera kuri wa muryango wa Isirayeli, abanyamahanga, natwe turimo. Babandi bakoze byose, babandi babayeho mu bukristu, maze bakaba nabo baragororewe ingoma y'ijuru. Imbaga itabarika ni umubare munini, natwe bisobanura ko nta mazina basizeho, bisobanura ngo natwe turi abakandida, natwe abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu, abamenyi, hari abagezeyo kandi babikesha kuba baritangiye ingoma y'ijuru ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Bose bahuriye kuba barameshe amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Bose bahuriye kuba baragotse kubera ingoma y'Imana. Yezu akuzwe. Mu Ivanjiri, Yezu mu nyigisho ku musozi aratwereka ingingo nterahirwe 8. Umuhanga mwanditsi umwe wazanditseho akazitwereka mu byiciro 2. Atwereka ko ingingo nterahirwe zibanza 4. Ku murongo wa 4 hahirwa, murongo wa 3 hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa biyoroshya kuko bazatunga isi y'umurage. Hahirwa bababaye kuko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Izi ngingo azita ingingo z'impagarike ziduhamagarira kuvugurura umubano wacu n'Imana. Imana yo gasengwa, yo gasingizwa, niyo ikwiye umwanya wa mbere. Imana niyo dukesha izindi ngingo zikurikira 4 nazo arizo umutwe wa 7. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Izi ngingo azita ingingo ntambike, ingingo ziduhuza na mugenzi wacu. Mu guhanga amaso Nyagasani, mu kumwifuza mu buzima bwacu, bizadutoza kugira umubano mwiza n'abavandimwe bacu. Niba Yezu Kristu atweretse aba bavandimwe, twereka muri izi ngingo nterahirwe, nuko yifuza ko twakwambara uyu mwambaro w'abifuza kuzabana nawe. Izi ngingo rero ziraduhamiriza ko mugenzi wanjye ari mu ishusho y'Imana, ko ngomba kumukunda. Bavandimwe, abatashye mu ijuru nibo bareba ibyo twemera, nibo bakunda uwo dukurikira, nibo kandi batunze ibyo twizera. Ni koko kwegukira Imana dutagatifuzwa nayo, maze nubwo twabura hepfo no haruguru tugaturiza muri yo, kuko niyo buhungiro bwizewe. Ngiryo ibanga ry'uko ubutagatifu bushoboka. Ingingo ya 2, ubutagatifu buragoye.
Yezu abitubwira kenshi mu ivanjiri aho agira ati niba hari ushaka kunkurikira niyiyange aheke umusaraba we maze ankurikire. Ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 23. Aba batagatifu dukuza kuri uyu munsi banyuze mu magorwa ariko bakomeza kurangamira ubaramira, bemera bakurikiza imigenzo myiza. Hari abahowe Imana, hari abigishije inkuru nziza n'imbaraga zabo zose, hari abitangiye abandi n'abandi. Kwizihiza uyu munsi rero aba ari uburyo bwo kwibuka ko aho duhamagariwe kujya bigoye kuhagera ariko ko bishoboka. Mutagatifu Berenarido niwe utubwira ko mu kwizihiza uyu munsi bidushyiramo imbaraga. Ntacyo twongera ngo ku buhangange bahawe n'Imana, ahubwo ngo ni twebwe byungukira ingabire zituma twatanya tugahata inzira ibirenge maze tugakomeza urugendo rwacu. Turasabwa guharanira kuba beza kurushaho, tudacika intege. Akarugamba Sipiriyani ngo tugwa tubyuka tuzaritaha. Yezu akuzwe. Ingingo ya 3, ubutagatifu buraharanirwa. Niba bigoye kubugeraho, birasaba guharanira kuzabugeraho, ariko dukomeye kuri Yezu Kristu, kuko ari we utubwira kenshi ko ingoma y'Imana yegukanwa n'ibyihare, nkuko tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 12. Bavandimwe, ushaka inka aryama nkazo, kandi ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, kandi ngo uwiyemeje gusoroma ibimusumbye yiyemeza kwihanganira ibimutokoza. Mu by'ukuri bavandimwe, kugira ngo tuzabane n'abakuru bacu biradusaba kwiyemeza, maze aho turi hose, aho twirirwa, aho tunyura, aho dukora, abo tubana bose, tugaharanira kugaragaza ko tugana Imana, tugakora byose duhesha Imana ikuzo. Ntitukiri ku rwego rwo gucibwa umutwe cyangwa kurohwa mu nyamaswa z'inkazi, cyangwa kugirirwa nabi ku buryo ubwo ari bwo bwose tuzira ingoma ya Kristu. Ariko bavandimwe, tubikora, duhamagarirwa kubikora ku bundi buryo, kuko aho ukuri gukwiye kugaragazwa mpamagariwe kuhacikira umutwe nkugaragaza. Aho ubuntu n'ubumuntu bwakendereye mpamagariwe kubuhagarura. Aho ubugira neza butakivugwa mpamagariwe kubuhimika, kugira ngo ngaragaze koko ko ingoma ya Kristu iri mu bantu. Yezu akuzwe. Twavuze ko umunyarwanda yavuze ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Twemeye rero muri batisimu kwitwa abakristo. Rimwe na rimwe njya nkabya nkavuga ngo kuba umukristo ni ukwikoraho. Yezu akuzwe. Sinzi niba mubyumva. Ni ukwikoraho, kuko hahandi ibigezweho cyangwa ibyahawe intebe kurusha ibindi bigendeye ku bihe runaka, uzahamagarirwa nawe kubyakira, maze n'uzaba uhigitse Yezu ubisamire hejuru.
ingero murazifite, murazizi, ni nyinshi. Tusabe Nyagasani kugira ngo tubabe kandi byuzuye, niho tuzabana nawe. Dukunda kuririmba ngo ndi umukristo, ndi uwa Yezu, kujya mu ijuru tumara agahinda, twaremeye kuzajya mu ijuru. Umutima wanjye nge nibaza tese ndi mu nzira njyayo cyangwa ndi kujya mu cyerekezo kigana ahandi. Yezu akuzwe. Ntabwo tuzaronka umukiro tutibanze, tudakurikiye umukiza. Yezu akuzwe. Ndetse umunyarwanda bivuze neza koko ko wica kuwagucunguye ugacungwa n'iminsi ikwicayeho. Iyo bigenze gutyo nta mahitamo tuba dufite, tuba tugomba gukurikira Yezu tukamwiringira mu buzima bwacu bwose. Mu rugo rero umugabo arakaba umugabo, maze mwigenda rye hazavugwe ngo uyu yabaye umugabo wakomeye mu nshingano ze. Mu rugo umudamu azakomere mu nshingano ze, yitwe koko umutima w'urugo, maze anezezwe nuko mwigenda rye bazasigara bavuga ngo nyirarunaka gihari. Yezu akuzwe. Abajene tugendeye ku rugero rwa mutagatifu wacu Carlo Acutis, washyizwe mu rwego rw'abatagatifu vuba ku myaka 15. Ubu turamuvuga nk'umuntu wakoresheje ikoranabuhanga neza, maze akabasha koko kumurikira imbaga nyamwinshi, garagaza ko Karisitiya ni inzira yanjye igana mu ijuru. Yezu ni inzira nk'uko abitwibwirira igana mu ijuru. Sabe Nyagasani muri igitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo atumurikira, dukomeze, aduhe imbaraga zo guharanira kumwiringira, kumwisunga, kuko atwibwirira mu Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 15 ko tutari kumwe ntacyo twakwimarira. Yifuza gusaba indirimbo turi buze gushimira Imana ya Padiri Fabian Hagenimana igira ati dusingiza abahire. Dusingiza abahire abadahemuka banogeye rurema, intwari zatabarukanye ishema n'isheja. Ni koko abashaka bose kubaho muri Kristo barangwa n'ubuyoboke, ntibazabura gutotezwa. Cya kabiri, ni koko abemeye bose kubaho nka Kristo ntibamuva iruhande, bahora bizeye umucunguzi. Cya gatatu, ni koko abakunda Kristo bakamubera abahamya barangwa n'ubutwari, ntibarambirwa ngo bananirwe. Icya kane, abakunda Imana bose koko barahiriwe, baronka ubwami bw'ijuru bari kumwe n'uwo bayobotse. Turagushimiye Nyagasani Yezu Kristo, wowe muyobozi wacu. Tugushimiye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, umunsi dusingizaho ubutagatifu bwawe mu bayoboke bawe bagukurikije. Nyagasani, natwe turi mu nzira, turi mu rugendo, nyamara ducibwa intege na byinshi, ducibwa intege na benshi, maze tukagucumuraho, tukirwanirira aho kureka ngo uturwanirire. Nyagasani, tubabarire. Duha imbaraga za Roho wawe maze tubashe kukwisunga. Duha imbaraga za Roho wawe maze ziturinde kukuvaho. Nyagasani, turinde gupfundapfunda umutwe ahandi, ahubwo tunezerezwe no kwibuka igihe cyose ko wowe uduhagarikiye asumba